Yesu ashimwe cyane bakundwa inshuti z'umusaraba, katwizere ko muguwe neza muri Kristo Yesu. Mwami Yesu akomeze kuganza hagati muri mwe, kandi neza Mwami Yesu ikomeze kubabaho mwese. Turabashimiye mwese dukomeza kubana kuri channel Uwarokowe TV. Imana igumugisha kandi Imana ikwambika imbaraga. Imana ikugire neza, Imana ikomeze kuguhaza ibyiza muri uru rugendo, iguhaze umunezero, iguhaze ubuntu bwayo. Nyemerere mu kanya gato dufite twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Hari ijambo umwami Yesu yashize ku mutima wanjye. Ni ijambo rikomeye cyane, cyangwa se ni ijambo rikomeye ariko ndagira ngo ubashe gusobanukirwa neza impamvu dusigaye duhagaze muri ubu buzima, cyangwa se impamvu ubona unanizwa mu rugendo rwo gukizwa kwawe, cyangwa se mu rugendo rw'ivugabutumwa. Hari impamvu Bibiliya ishushanya byinshi bitandukanye ku bahanuzi ba kera, cyangwa se ku bari bakurikiye Yesu. Ndagira ngo usobanukirwe impamvu ubayeho muri ubwo buzima. Iyo tugiye kubana muri aka kanya k'ijambo ry'Imana, amazina ni Evangeliste Mugema Dieudonné. Tugiye gutangira dusenga Imana kugira ngo Imana ibashe kuduhishurira kandi ibashe kutwambika imbaraga muri uru rugendo rw'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nyemera duce bugufi dusenga Imana. Twongeye kugushimira Uwiteka, uri Imana y'isezerano kandi uri Imana y'ijambo. Aya masaha tugiye kuvuga ijambo ryawe Data, niwe waremye ijambo kandi niwe waturemye. Uri ijambo rikuru, niyo mpamvu mwinginze ku mpagararo, kandi iri jambo riba ijambo ry'umumaro, riba ijambo rikomeye, riba ijambo ribasha gukangura benshi, riba ijambo ryongera gutanga imbaraga z'ubugingo. Turakwinginze komeza kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Munyemerere uyu munsi tuganire ku ijambo ry'Imana, ukuntu bimeze muri iyi minsi, cyangwa se urugendo duhagazemo muri iyi minsi rwo gukorera Imana. Ntabwo ari urugendo rworoshye, ni urugendo rukomeye. Umuririmbyi niwe ubivuga neza, ni umuririmbyi wa 207 aratubwira ngo uwaba atinyutse ibyago byose ngo naza akurikire umwami Yesu, ngo ntacyamurikisha ngo iyo migambi yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ndagira ngo nkubwire ngo nshuti y'umusaraba mukundwa, kugira ngo ukurikire iyi Imana harimo gutotezwa, harimo kurenganywa, harimo gukubitwa. Birashoboka ko wanafungwa uzira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko hari ingororano, cyangwa se hari ingororano Uwiteka yabikiye babandi bose bamwizeye bagakomeza kugendera mu nzira yo gukiranuka. Imana ishimwe cyane kandi Imana itugirire neza. Imana ikomeze kutwambika imbaraga kandi Imana ikomeze kutwihishurira muri uru rugendo. Twari dukomeje umuririmbyi avuga ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo, ngo ahubwo abazimubwira nibo bazagwa, ngo abanzi be bose ntibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ukwiye gucogozwa n'incamugongo, reka abazikubwira aribo bazagwa. Abakubwira ko urugendo uhagazemo wibeshye, cyangwa se urugendo urimo atari ukuri, ndagira ngo nkubwire ngo uzajye ubasobanura ko urugendo urimo uruzi, kandi uzi n'impamvu warugiyemo. Nta muntu waguhamagaye, wahamagawe n'Uwiteka. Niyo mpamvu ukwiye kureka Uwiteka agakomeza akaba ari ukuyobora. Imana ishimwe cyane. Reka nawe mu bihe nk'ibi ngibi bikomeye, aho abavandimwe, inshuti nyinshi twari dukurikiye, cyangwa se bari bakurikiye umwami Yesu, bacogoye bakava mu byizerwa, bakava mu byiringirwa, bakareka gukurikira uyu mwami Yesu. Ariko inshuti y'umusaraba, ndagira ngo nkubwire ngo Yesu yaravuze ngo ushaka kunkurikira niyange yikorere uwe musaraba kugira ngo ankurikire. Bivuze ngo bishushanyije iki? Bishushanyije ko inzira y'umusaraba ni inzira igoye, ni inzira iruhije, kandi ni inzira irimo ibisitaza byinshi, kuko usanga inzira y'umusaraba idahuye n'inzira y'iby'iyi si. Akenshi ibyo iyi si dusaba usanga inzira y'umusaraba yo atari byo igenderaho. Ndagira ngo nkubwire ngo nshuti muvandimwe urimo nkurikira nonaha, reka wongere utekereze neza ku buzima bwawe bw'ahazaza. Aho gutekereza ku buzima bwawe bwa nonaha, ongera utekereze ku buzima bw'iteka. Benshi dutekereza kuri ubu buzima tubayemo, ariko ubuzima bw'ahazaza ugasanga ntabwo turimo turabuha umwanya, cyangwa se turimo turabuha agaciro. Ariko nshuti muvandimwe urimo nkurikira, niba ushaka kuzagera mu bwami bwa Yesu, birasaba ko ukomeza urugendo watangiye. Abakatolike nibo babivuga neza, ati komeza urugendo watangiye, ati wicika intege, ati Nyagasani muri kumwe. Ndagira ngo nkubwire ngo birashoboka ko uzatotezwa, ukababazwa, ukananizwa uri muri iyi si, kuko na Satani ubwe birashoboka ko yagutoteza. Nta muntu atagerageza, birashoboka ko yaca mu bantu bakagutoteza. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hanyuma yo gutotezwa hari ikamba ry'ubugingo, kandi hari ikamba ryo kwihangana. Birasaba ko wihangana muri uru rugendo. Iyi minsi ibintu byose byarivanze,
aho usanga ibintu byinshi abantu bari muri kirazira, ibyari kirazira babikuyeho, aho usanga benshi cyane bitirira ko bakorera Imana bakagenda mu murimo w'ivugabutumwa nyamara bashakamo inyungu zabo cyangwa se bashakamo indonke. Ariko nshuti mukundwa, muvandimwe, nshuti w'umusaraba, ndagira ngo nkubwire ngo wowe ugihagaze neza komeza guhagarara kandi wirinde utagwa. Umwanzi Satani agerageza gushaka benshi ngo abacoshomere kugira ngo abananize cyangwa se abakure mu rugendo rwo kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Hari naho bishoboka ko ashobora kugira akakongorera akakubwira ngo urugendo uhagazemo ntabwo ari ukuri, urugendo urimo ntabwo ari rwo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo jya umusanga nawe umwongorere, umubwire ati Satani, ndabizi neza ko urugendo ndimo nduzi neza kandi nzi aho mva, nzi n'aho ndi kujya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Munyemerere dukomeze tudatinze dusome ijambo ry'Imana, ariko ndagira ngo ubanze utekereze neza. Ndagira ngo ubanze utekereze neza ku buzima bw'iteka cyangwa se ku buzima bw'ahazaza. Ubu ni ubuzima butazasaza muvandimwe. Birashoboka ko muri iyi minsi wahuye na byinshi bikakunaniza cyangwa se bikaguca intege, ariko ndagira ngo unyemerere nkubwire ko umwami Yesu hari byinshi yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari ibibi, kugira ngo atureme imitima y'ibyo azakora hanyuma. Imana ishimwe cyane. Tujye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Turahera ku nkuru z'umuntu bita Stefano. Ati titire amagambo iratubwira ati bica Stefano ati amabuye, cyangwa se bicisha Stefano amabuye. Imana ishimwe cyane. Uyu yari mu bakozi b'Imana cyangwa se yari mu bizera Imana bakomeye cyane, ku buryo yemeye gutotezwa, akarenganywa, akananizwa muri uru rugendo, ariko bikarangira atihakanye Imana cyangwa se bikarangira akomeje inzira yo gukiranuka, bikarangira akomeje inzira y'umusaraba. Nshuti muvandimwe, abakera bagiraga kwizera gukomeye kandi bagiraga kwihangana. Hari abantu duhura n'ibibazo muri iyi minsi, twahura n'ibigeragezo tukumva ko inzira turimo ari inzira irangiriye aho ngaho, tukumva ko ubuzima bwacu burangiye, nyamara tukirengagiza ko nyir'ukure mu buzima ari we ufite irangiriro ry'ubuzima bwacu. Ni gute? Ntabwo dukwiye gutinya ushobora kwica umubiri ariko ntiyica ubugingo. Ijambo riratubwira ngo ahubwo dutinye ushobora kwica umubiri akica n'ubugingo. Niwe ukwiriye gutinya aho gutinya umwana w'umuntu. Ese ijambo kuri Bibiliya iratubwira ngo, usomye mu byakozwe n'intumwa ibice 7 ku murongo waho wa 60, ijambo riratubwira ati arapfukama avuga ijwi rirenga ati mwami ntubabareho iki cyaha. Ati amaze kuvuga atyo arasinzira. Nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa. Imana ishimwe cyane. Aha yari Sawuli warenganyaga ubwoko bw'Imana. Izi nkuru zumvishe kenshi, ariko muri aya masaha cyangwa se uri munyumva, ndagira ngo wongere usobanukirwe. Birashoboka ko muri iyi si dutuyemo harimo ba Sawuli benshi bashobora kuba barenganya ubwoko bw'Imana, nyamara birengagije ko Imana ariyo yabaremye kandi ariyo yabahaye ubuzima. Muri iyi minsi umuntu asigaye yumva ko kuba yahemukira mugenzi we nta kintu bimutwaye kandi nta n'icyo bitwaye. Umuntu asigaye yumva ko kwica mugenzi we ntacyo bitwaye. Mbese iyi minsi abantu, urukundo rw'abantu rwarakonje, ntabwo bakibasha gusobanukirwa. Aho bisigaye bimeze ko bimwe mu madini, mu matorero, bisigaye bimeze nk'aho ibintu ari politike cyangwa se ari bizinesi. Ngewe naratunguwe, hari ahantu mperutse kujya nsanga barimo barishyuza cyangwa se barabaza abakristo kugura intebe. Ndibaza ngo se ibi byari bikwiriye ko buri mukristo ajya gusenga ngo nadatanga intebe ntabwo azabarwa nk'umukristo? Ntabwo byoroshye, birakomeye nshuti muvandimwe. Turimo mu ijambo ry'Imana cyangwa se mu nkuru z'umuntu bita Sawuli. Ndagira ngo utekereze neza impamvu Sawuli aje mu matwi yawe. Wongere utekereze n'ubuzima bubayemo, wongere utekereze n'uburyo ki abakristo ba kera bari babayeho, bajyaga basenga cyangwa se bagiraga ibihe byiza byo gusenga. Wakwibaza ngo ese ibihe byiza byo gusenga mu bakristo cyangwa se mu matora atandukanye biracyariho? Icyo kibazo nawe ukibaze, usubize umutima wawe. Ukuri guhari nuko bivuze ngo turi mu bihe bya Pentekote cyangwa se turi mu bihe byo kuzura umwuka wera. Ese uwo mwuka wera aracyemererwa gukorera mu itorero cyangwa se uwo mwuka wera aracyemererwa kuba yabasha gukorera mu bantu kugira ngo akore ibyo yakoraga? Icyo kibazo nacyo wakibaza ukabona n'igisubizo. Bivuze ngo isi tugezemo ni isi ya bizinesi cyangwa se ni isi abantu bashyize imbere indamu z'amafaranga, bashyize imbere inyungu
inyungu kuruta ubuzima, bashyize imbere ibikorwa kuruta kuba babasha gukurikira umuhamagaro. Ibikorwa ni byiza, turabikeneye, ariko se njya nibaza, uramutse ukoze ibikorwa, ukubaka urusengero, ukubaka kiliziya, ukubaka umusigiti, ukubaka ibintu bitangaje, ariko ukabyubaka nta bantu ufite, ibyo bintu bizakumarira iki? Uramutse ukoze ibikorwa bihambaye, ugakora byinshi cyane, ariko ugasanga nta mwuka wera ubikoreramo, ibyo bikorwa bizaba bimaze iki? Sinzi, ahantu hose bajya batubwira, cyangwa se tuzi neza ko ahantu hose ushobora gusenga Imana ikakumva. Nibyo, wasenga Imana ikakumva, nanjye ndabyemera. None ikibazo tumaze iminsi nibaza, wenda namwe muzansubize muri komenti, hari ikindi kibazo maze iminsi ntekerezaho, cyane cyane mbere mu madini n'amatorero, bikanshanga. Nsigaye nibaza ngo ese byari bikwiriye yuko umuntu aba ari umukristo mu itorero? Umukristo mu itorero aba abarwa nk'umwana, cyangwa se nk'umwana wo mu rugo, ko yaba agize amahirwe agiye gushinga urugo, agiye gusezerana, kandi n'ibyo itorero ridutoza ni na byiza ku Mana, n'icyo Imana ibishaka. Ukibaza ngo kubera iki iyo abashije gukererwa mu nshingano za padiri afite ni ugusezeranya abantu, mu nshingano za pasitori afite ni ugusezeranya abantu, no mu nshingano z'ababishopu niba babyemera simbizi, nabo ni ugusezeranya abantu. Wakwibaza ngo kubera iki bamuca amafaranga y'ubukererwe, ko mbizi neza ko pasitori mu nshingano uhamagariwe ari umuhamagaro w'ivugabutumwa no kubasha kuba wabasha gukorera bari hasi. Ese biriya ntibizaba bimeze nabyo nk'ubucuruzi buri mu matorero? Simbizi, wenda uko njye mbibona, sinzi niba byari bikwiye. Sinzi wowe uri munyumva saha izi ngizi, niba uri mu rugo iwanyu, sinzi ko ukerewe umubyeyi wawe yaguca ikosa, ahubwo wenda yakubwira ati mwana wanjye nubwo ukerewe uzagerageze ntukajya ukererwa. Numva ko ubwanjye byakabaye byishimirwa n'itorero, bikishimirwa n'itorero usengeramo, kuko ugize amahirwe ukaba wubatse urugo, ukanezeza Imana, ariko n'itorero rigahabwa ishema kuko ryabashije kuba ryagira gute, ryashingira umuntu. Ariko muzarebe neza, biragoye kumenya ahantu ukirizwa, biragoye kumenya ahantu uzagenda ukamenya niba basenga Imana. Bivuze ngo insengero ni nyinshi, biragoye kumenya iby'ukuri n'ibitari ukuri, kuko n'ibitari bisa nkaho byahuye, bisa nkaho byihuje. Nshuti muvandimwe, ndakwinginga ninginga ngo usabe Imana. Muri iyi nzu aravuze ngo njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe, ngo nicyo musabira. Ndimo ndakwinginga ningingira ngo nawe ubashe gusobanukirwa, kandi ubashe guhamya Imana mu gihe bikwiye. Mera nk'abari abagabo batatu bahamije Imana mu gihe cy'umwami Nebukadinezari. Byari bikomeye, ariko baravuga ngo uko byagenda kose tubana n'Imana kandi iri seriye, natwe dukwiye kuba seriye. Niba unkurikira cyangwa se urimo wumva ubu butumwa, gerageza kuba seriye mu muhamagaro wawe, gerageza gukorera Imana nk'umuntu uzapfa ejo. Korera Imana nk'umuntu uzi ko ufite ahandi urimo uragana, ntabwo inahari iwacu ni mu gihugu cyo mu ijuru. Muvandimwe, niba wumva ushaka kuzaba muri iyi si, hari benshi batambutse baza kuvaho, natwe turaza tuzavaho, ariko ibyiza niwakorera Imana, jya ukorera Imana mu muhamagaro wawe, wirinde uburiganya bwose bwagutandukanya n'Uwiteka. Ikimbabaje muri iyi minsi giteye isoni n'agahinda, abantu basigaye batangiza iby'umwuka bagasoza iby'umubiri. Ikindi kibazo nsigaye nibaza ibibazo byinshi nkabura igisubizo. Maze iminsi nkurikira kuri izi mbuga dukoresha nyinshi cyane, nsanga abavugabutumwa n'abahanuzi n'abashumba n'abapasitoro barirwa batongana bapfa ubusa. Ndibaza ngo ese niyo nyigisho twari dukwiye gutanga? Nibwo butumwa twari dukwiye gutambutsa bwo kwirwa dusakuzanya n'abavandimwe, kwirwa dusebya ngo barunaka nibakora mu buryo runaka, ati twirwa dusakuza ngo barunaka nibagendera muri umwanya runaka. Sinzi niba ibi ngibi byo twari dukwiye gutambutsa. Abantu dukeneye ijambo ry'ubugingo, dukeneye ijambo rituruhura imitima. Usanga abantu bari mu nzangano, barimo barapfa ubusa, barapfa inda. Nshuti muvandimwe, inda uzapfa uyiryamire birangire bagushyinguye. Ntabwo iyo nda yawe ushobora kuza ukazana hejuru ahangaha. Birashoboka ko abana ari iyo unahaze urimo unankurikira, ariko nagira ngo nkubwire ngo hanyuma yo kurya hari ugupfa. Ubyange ubyemere, tuzapfa. Ese niwaramuka upfuye, wizera neza ko ahantu uzajya hazaba hateguye neza? Ese imikorere yawe muvandimwe ikwemera kuzajya mu bwami bw'Imana? Ese ubuzima ubayemo bushushanya ubuzima bwa Kristo? Ijambo rivuze ngo iki jambo ratubwira ngo intambara n'ibyago by'umukiranutsi ngo ni byinshi, ngo ariko Uwiteka amukiriza muri byose. Bivuze ngo niba uri umukristo, emera uhangane, ariko Uwiteka azakugenda imbere, ahataringaniye azaharinganiza.
bivuze ngo niwaca mu mazi ntazagutembana, bivuze ngo ayo mazi kubera icyo udashaka kuyacamo yacemo, n'abandi bazayacamo, natwe tuzayacamo, ariko ndagira ngo dukorere Imana nk'abantu bashaka kujya mu bwami, aho gukorera Imana nk'abantu bashaka kuba muri iyi si. Benshi turabizi bigwijeho imitungo, batunze byinshi cyane, ariko amaherezo y'urugendo ni mu rugo. Uko byagenda kose turabizi ko tuzataha, turacumbitse, iyi si turimo si iwacu, dufite ahantu twateguriye tuzaba, ariko tekereza neza niba imikorere yawe, ubuzima ubayemo bushushanya kuzabana n'Imana mu gihugu cyo mu ijuru, niba bushushanya kuzabana n'Uwiteka mu buzima bw'ahazaza, Imana itugire neza kandi Imana itwambike imbaraga. Ijambo hasi riratubwira, ugeze ku bice 8, twasomye imirongo yose twihuze, imirongo wa mbere kugera ku murongo wa 3, tukadusoma mu izina rya Yesu. Atuhereye uwo munsi ati haduka akarengane ati gakomeye mu itorero ry'i Yerusalemu, bose batatanira mu bihugu by'i Yudaya n'i Samariya, ati keretse intumwa, ati abantu bubahaga Imana bahamba Sitefano baramuborogera cyane, ati ariko Sawuli we akomeza guca igikuba, ati mu itorero no kuryonona cyane, ati akinjira mu mazu yose, agafata abagabo n'abagore akabakurubana mu nzu y'imbohe. Imana ishimwe cyane. Aha byari bigaragaza neza ko abakristo bari bamaze gutandukana, kubera ko hari umuntu bita Sawuli wari ubazengereje cyangwa se wari ubamereye nabi, yifuza kubayitana. Birashoboka ko ari Sawuli mu ruhande rwawe, birashoboka ko ari Sawuli uri mu itorero uzengereza itorero, birashoboka ko ari Sawuli uri mu buzima bwa, birashoboka ko ari Sawuli ugendana nawe, cyangwa se ari Sawuli ubana nawe. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo uwo Sawuli yagutoteza muri ubu buzima, ndagira ngo nkubwire ngo amaherezo Uwiteka azabana nawe. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ari Sawuli ukugendaho, birashoboka ko Sawuli nawe ejo yahinduka, Imana ikamuha agakiza nk'ako yahaye Sawuli akabasha gukora ibikomeye. Ndagira ngo nkubwire ngo nshuti muvandimwe, turi muri iyi si duhura na ba Sawuli benshi. Hari ba Sawuli batuzengereza mu buzima, hari ba Sawuli b'uburwayi, hari ba Sawuli b'ubukene, hari ba Sawuli bari mu ngero nyinshi zitandukanye.